izina rya Yesu. Mbere y'uko tugira icyo tuvuga, reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana yacu, mu izina ryawe rikomeye turagushimye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kuko uri umwami. Tunejejwe cyane n'ubuntu n'imbabazi tugiriwe muri aka kanya ko kumva ijambo ryawe, ijambo ryahanuwe, ijambo ry'ubuhanuzi, kandi ijambo ribasha kudukiza no kuduhindura. Nyemerera uyu mwanya wa none aha buri wese wumva ijambo ryawe ahabwe umugisha nawe, kandi ubwiza bw'Imana bumugote muri aka kanya mu izina rya Yesu. Urakoze data kuko ubyumvise, niwiheshe icyubahiro mu izina ryawe Yesu Kristo rikomeye, kandi wigaragaze ko uri Imana yacu bwite. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Mbere ya byose, bene data namwe bashiki banjye mukurikiye ikiganiro ijambo ry'ubuhanuzi, mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2024 wo tugiye kwinjiramo vuba aha bidatinze. Imana yaraturinze rero, Imana yabanye natwe. Hari byinshi twahuye nabyo, hari ibyatubabaje, hari ibyatunejeje, ariko ibyo byose Imana niko yabishatse. Rero birakwiriye ko dukomeza kunezererwa umwami wacu, tukishimira ineza ye n'urukundo rwe. Kubw'imbabazi ze Imana ibaha umugisha. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana, ijambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 2 ku murongo wa 25 kugeza kwa 36. Yesu atugirire neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 2 ku murongo wa 25 kujya kwa 36. Yesu atwiteho. I Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simeyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda, kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we. Amen. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo, umwami Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezerere umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witegure mu maso y'abantu bose. Imana ishimwe. Twongere ku murongo wa 36. Ngo hariho n'umuhanuzi witwaga Ana mwene Fenuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7. Noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa kw'i Yerusalemu. Imana ishimwe cyane, kandi Imana itugire neza, Imana itwiteho muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryayo. Katwongere dusome mu gitabo, mu ndirimbo Zaburi 105 umurongo wa 8. Zaburi 105 umurongo wa 8 haravuga ngo, yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Imana yacu iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndanezerewe cyane kano kanya keza ko kuganira ku ijambo ry'Imana. Yesu atugirire neza.
dusomye amagambo avuga ku nkuru z'umusaza wiberaga i Yerusalemu witwaga Simiyoni. Dusoma no ku magambo avuga ku mukecuru witwaga Ana. Uyu mwanya nonaha, cyangwa se uyu mwanya twumva ijambo ry'Imana, ngira ngo harabura iminsi mikeya cyane ibarirwa ku ntoki tukinjira ku munsi mukuru cyangwa se mu munsi wa Noheli, aho abantu bategereje kwishimisha mu buryo butandukanye, abandi bategereje kuzakora ibirori mu nsengero hirya no hino hatandukanye. Ndatekereza ko abaririmbyi barimo bategura indirimbo za Noheli, bategura ibitaramo bya Noheli, ariko harimo n'abari gutegura ibyo kurya bidasanzwe bagomba kurya, harimo n'abari gutegura kuzakora ibyaha runaka. Ariko reka tubanze turebe neza, dutekereze ngo mbese umunsi wa Noheli tugiye kwinjiramo cyangwa se tugiye kwizihiza mu minsi, ngira ngo iminsi mikeya cyane iri imbere yacu, ese uwo munsi wa Noheli urumva uwutekereza mwiki? Ntabwo nayo ari ukurya no kunywa. Untege amatwi mwene data nawe mushiki wanjye, ntabwo nayo ari ukwambara neza. Untege amatwi neza mwene data, ahubwo Noheli tugiye kwinjiramo, iyi Noheli tugiye kujyamo cyangwa tugiye kwizihiza, iratwereka neza ko Yesu yavutse. Yesu yaravutseho, ntabwo azongera kuvuka, oya, ahubwo dutegereje ko Yesu agomba kugaruka. Aho twasomye mu gitabo twasomye mu Isezerano Rishya, dusoma amagambo Luka yanditse, iri sezerano rishya kugira ngo ribeho ryasimbuye isezerano rya kera. Habanje isezerano rya kera, hakurikiyeho isezerano rishya. Iri sezerano rishya ryabayeho ubwo Yesu yamaraga gutanga umutsima, amaze gutanga na divayi, afata umugati aravuga ngo uyu ni umubiri wanjye utambwe ku bwa benshi, kandi aya ni amaraso yanjye agiye kumenwa ku bwa benshi. Aravuga ngo ibi mujye mubikora bibabere isezerano, mutegereje kugaruka kwanjye, ubwo nzaba ngarutse kujyana itorero. Haleluya, Mana ishimwe. Yesu yavuze aya magambo rero ari kugaragaza neza ko habaye isezerano rishyashya. Iryo sezerano rishyashya dutegereje, iri sezerano turimo kumva, iri sezerano turimo kuvuga, ni iritwibutsa neza ko Yesu agiye kuzagaruka vuba kujyana itorero. Mana ishimwe. Rero Yesu yaravutse, amaze kuvuka, abwiriza ubutumwa bwiza, arangije arapfa, amaze gupfa arazuka, ajya mu ijuru, abwira abigishwa ati ndagiye kandi nzagaruka kubajyana. Yesu atugire neza, iryo ni isezerano. Tugiye kuganira ku cyo bita gutegereza isezerano ry'Imana. Imana yacu ishimwe. Twasomye amagambo atubwira umusaza witwaga Simiyoni. Uyu Simiyoni yari yarubashye Imana bene data, namwe bashiki banjye. Imana yari yaramubwiye ko atazapfa atabonye umucunguzi. Imana yari yaramubwiye ko izamwereka ugomba kuzakiza Abisiraheli. Imyaka, navuga ngo mu iyerekwa rye ry'ubwo buhanuzi bwe, Bibiliya ntabwo itubwira igihe yabibwiriwe, ariko tubona ko ngo yashaje, arasaza, amara igihe kirekire cyane. Muri icyo gihe yari amaze, yari yarabwiwe n'Umwami Imana ko atazapfa atabonye umucunguzi. Mana nishimwe. Haleluya. Nuko
yari yarabwiwe n'umwami Imana ko atazapfa atabonye umucunguzi. mu gihe yamaze yahuye na byinshi, yahuye n'amajwi menshi amubwira ko ibyo yabwiwe atari ukuri, ariko umwuka wera nawe akamubwira ati ibyo nakubwiye ni ukuri. Amena, haleluya. Isezerano ni ikintu gikomeye, isezerano ni ikintu kigoye. Iyo uhawe isezerano witeguye neza ko ugomba kurigeragerezwamo. Yesu adufashe. Simiyoni yahuye n'amajwi menshi amubwira ko ibyo yabwiwe bitazasohora, ariko hakaba irindi jwi rimubwira ngo ibyo nakubwiye bizasohora. Haleluya. Imana ntabwo ijya ibeshya, ntabwo ari umwana w'umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze, kandi Imana irinda ijambo ryayo. Haleluya. Imana irinda ijambo ryayo, naho imyaka yashira indi igataha, ariko ijambo yakubwiye rizasohora. Rizasohora. Ntabwo Imana ijya ibeshya. Abantu babasha kukubeshya, ababyeyi bakubeshya, inshuti zakubeshya, abavandimwe bakubeshya, ariko Imana yacu ntabwo ijya ibeshya. Mbere Imana icyubahiro. Ibyo yavuganye nawe izabikora. Haleluya. Ibyo yavuganye nawe izabikora. Ibyo yakubwiye uri mu butayu izabikora. Ibyo yakubwiye uri mu buvumo izabikora. Ibyo yakubwiye wirije ubusa izabikora. Mbere Imana icyubahiro, kuko Imana itajya ibeshya. Imana ishimwe. Ella before kota la bartone sori da pro de fer. Nshuti zakubeshya, ariko Yesu ntabwo ajya abeshya. Yesu ntabwo ajya ariganya. Yesu ntabwo azakuriganya. Yesu ntabwo ajya ariganya. Imana yacu ntabwo ibeshya. Mwene data nawe mushiki wanjye, umaze imyaka myinshi cyane, Imana yarakubwiye ati nzagukorera ibi ngibi, ariko ujya wumva amajwi aturuka inyuma akubwira ngo hoya ibyo ntabwo bizabaho, akavuga ngo ntabwo bishoboka. Ariko Imana ntabwo ijya ibeshya. Reka nkubwire, umunsi umwe nafashe gahunda yo gusenga Imana, nsenga iminsi 5. Iyo minsi 5 nasenze nta jwi ry'Imana numvishe, ntaryo numvise. Nasohotsemo gutyo. Hashize iminsi 2 numva ijwi ry'Imana amwe ngo genda usenga iminsi 4. Ndagenda ndayisenga. Maze kuyisenga nasengeraga ibintu bitarenze 3. Muri ibyo 3 nasengeraga harimo umurimo w'Imana, harimo korari yanjye, nanifuza n'umufasha uvuye ku Mana. Ariko iyo minsi nayo ndayisenga. Maze kuyisenga mu ijoro Imana iransanga ku munsi wa 4 saa 9 mu masaha y'ubuzacya. Nango hari nka saa 9 nta saa nari mfite, ariko ari amasaha y'ubuzacya. Numva ijwi hamwe ngo ninsabe ibintu bitarenze 3 mu byo ndimo kwifuza. Muri makeya nahereye ku kijyanye n'icyifuzo cyane nifite mu mutima wanjye. Urumva narahereye kuki? Buriya urubyiruko duhura na byinshi bitugora kandi bikaturushya. Nifuzaga umufasha, niwe nahereyeho ku bijyanye n'ibitekerezo byanjye. Ariko numva abantu nko muri stade baransetse, bamaze kunseka. Icyo gihe hari muri za 99, numva abantu baransetse. Mu kunseka no kuvuga ngo nafashwe nagize isoni, numva ndamwaye. Ariko ngirirwa n'ubuntu n'Imana. Imana nishimwe. Imana ingirira neza, ndongera ntekereza neza.
noneho ndatangira bundi bushyashya. Mu gutangira bundi bushyashya ndavuga ngo Mana, ndifuza ubugingo buhoraho. Haleluya, nta wansetse. Icya kabiri, ndateye ndavuga ngo inzara ihora inyica buri munsi, inzara ikanyica ngasonza. Ese Mana, ndifuza akazi katazarangira, numva ntawe unsetse. Cya gatatu, muracyumva namwe, nahise mvuga ngo ndifuza umufasha, ndashaka umudamu tuzabana. Numva ijwi hamwe ngo uzaguha umudamu uzabana mu bihe byawe byose byo kubaho kwawe kose. Nuko ndakanguka nawe ngo Mana ushimwe, mpereza Imana icyubahiro, Imana urakoze. Haleluya. Turi hano tubabwira icyo bita gutegereza isezerano ry'Imana no kuba mu isezerano ry'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Nuko ndakanguka 9/9/2000 nibwo Imana yambwiye ko nziga kaminuza nkigana segonderi. Ibyo kubishyikira byari bingoye. Muri 2001 bigeze 2012 mwene data, nibwo Imana yaje kunsanga. Nibwo Imana yasohoje isezerano, irangije imumufasha mwiza tubana n'uyu munsi, kandi wambereye umugisha. Umugore wanjye, umudamu wanjye yambereye umugisha. Yesu ashimwe. Hanyuma aho nkoze ubukwe nibwo nasengeye no ku pasiteri. Ariko mwene data, maze gusengerwa ku pasiteri, hari aho naciye hakomeye cyane. Nta mupasiteri nari numva, ariko bishoboka ko nabo bahari bahura n'ibyo bibazo bikomeye. Birashobora kuba bahari, ntabwo ari njyewe njyenyine wahaciye. Ariko mwene data, niba nawe uri gukubitwa uyu munsi wa none pasiteri, reka nkuhumurize. Imana wizeye, Imana wiringiye, Imana yakwimikisha amavuta, izakugira neza mu izina rya Yesu. Reka gucika intege, reka kwiheba, reka kuvuga ngo si Uwiteka wampamagaye. Menya ko Uwiteka aguhamagaye mwene data. Humura, Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Imana iri kumwe nawe. Hagarara mu isezerano ry'Imana yavuganye nawe. Imana nishimwe. Nawe mukobwa cyangwa se musore, umaze igihe kinini ubengwa cyangwa se usengera uwo muzabana. Navuga ngo nabenzwe n'abakobwa ni 2 bonyine. Abo nibo bambenze, ariko abambwira ngo twibanire bari benshi, ariko Imana ikambuza. Nyamara Imana yari ifite ikirimo gutegura. Haleluya. Umukobwa nakubenga, wa musore wo kuvuga ngo mpozwa n'isoni, oya, niko Imana yabishatse. Wa mukobwa umusore nakwanga, oya, wivuga ngo ibi bimbaho ni ibiki, ni Imana niko ibishaka. Hari ibyo iri kugutegurira byiza kuruta ibyo wibwiraga. Imana nishimwe. Haleluya. Imana nishimwe. Yesu atugirire neza. Nuko Imana ingirira neza. Imana ishimwe. Sengerwa ku pasiteri, nkora n'ubukwe, nabikoreye umunsi umwe, ngira ngo ubuzima burahindutse. Imyaka 7 yashize ndi mu butayu bukomeye cyane, aho nagiye guhingira abantu ububyizi ndi pasiteri, aho nagiye gukora icyenda ndi pasiteri, aho nagiye kubumba zamuye undi pasiteri. Ariko Uwiteka Imana Nyiringabo impano nziza yo gusengera abantu, n'abasengera bagakira. Hari abajya bampa impano bakazinyambura, nta mukene ugira ijambo, ariko Yesu wacu, haleluya, abantu muri rusange umukene ntagira ijambo, ariko Yesu yaguhaye ijambo, ntawe uri kwambura. Yaguhaye ubutware, ntawe bukwambura. Yaguhaye umugisha, ntawe ukwaka. Yakuvuzeho, ntawe wagukoraho. Haleluya. Yakwimitse, ntawe wakwimikura. Yagushyize hejuru, ntawe wagushyira hasi. Yavuze ngo baho, ubaho. Haleluya. Mana nishimwe. Iyo niyo Mana nzakorera, kandi niyo Mana nzajya mvugira.
Imana igira irindi isezerano ryayo, ikibuka ijambo yategetse ibihe ibihumbi. Amina. Icyo ni cyakomereje Aburahamu, igikomereza haleluya Isaka, igikomereza Yakobo, ihagurutse umugabo wo gukiranuka ari we Yozefu, imwohereza epfo mwa Egiputa. Imana ishimwe. Amarayo imyaka 400. Nyuma y'iyo myaka ibagara mu gihugu nk'uko yari yabibwiye Aburahamu ati nzabatuza muri iki gihugu cy'umugisha, nzabatuza muri iki gihugu cy'amasezerano. Yesu ashimwe. Imana itugire neza. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Mera Imana icyubahiro. Imana yacu Imana yacu ni nziza, Imana yacu yakiranuka. Iyo niyo Mana yo kwizerwa, niyo Mana yo kwiringirwa, niyo Mana ikora ibitangaza. Satani ntakwivuge hejuru, ahubwo nawe umwivuge hejuru. Naturaga n'akanwa kanyabwa Madame Imana izatugira neza. Ati mugabo wanjye, ariko kuki utajya uba muri negative ugahora muri positive? Ariko mu barokore buzuye umwuka wera, babatijwe umwuka wera, nta negative ibamo, ugomba kuba muri positive. Negative nuba ngo ntibishoboka, ariko guhora uvuga ngo birashoboka, guma muri positive, birashoboka. Haleluya. Yesu nashimwe. Kuko nuba muri negative uzagira ikibazo. Aho niho umuntu ava akishingira, niho umuntu ava akajya kwiba, niho umuntu ava akajya gusambana, niho umuntu ava akajya gukora ibiteye isoni. Ariko nuba muri positive, Yesu nashimwe. Ayo majwi ya negative arimo kuza aturutse mu bantu avuga ngo oya warayobye, oya ntabwo bizabaho, oya uribeshya. Mana yambwiye ko nza pasiteri. Hanyuma zagura n'inshuti imwe, rambwa ngo dukundane. Mwereka mubyara wanjye, arambwa ati ariko sha nta soni, hatuye umukobwa mwiza usa gutya, wakwemeye ukishingira nawe? Ndamubwira mu minsi yashize nakubwiye ko Imana yambwiye ko nza pasiteri, none njye gukora icyaha isezerano ryanjye ritazasohora. Yesu adufashe. Amina. Isezerano ryiza cyane, isezerano rikurinda gukora ibyaha. Haleluya. Imana ishimwe. Isezerano rituma udapfa ukindutse. Yesu adufashe. Isezerano mbega muri make ritumurama, ntabwo wapfa isezerano ryawe ridasohoye. No, burya wo muzabona bapfa babanga Imana yarababwiye, ntago ariyo bavuganye mwene da, siyo bavuganye. Reka mbaze nkubwire gatoya. Yozefu yarose inzozi mu buryo butandukanye. Ubwa mbere yarose abona imiba 12, yikubita hasi usigara uhagaze. Ubwa kabiri yongera kubona inyenyeri n'ukwezi, inyenyeri 12 n'ukwezi nizo bimwikubita imbere. Abibwiye saba ngo nuvuga ngo nge na bene so na mama we tuzakwikubita imbere, uzatuyobora. Ariko mu by'ukuri abavandimwe bamaze kubyumva, babonaga baba Yozefu ibintu avuga bakabitekereza. Abantu bari bafite ubundi bwenge, bari bafite indi mitekerereze. Imitekerereze yabo yari iteye ukundi kuntu. Yesu adufashe. Barangira ngo noneho uyu muvandimwe wacu ubwo tugemuriye, reka tumufate tumujugunye mu rwobo, tuzarebe bya za nzozi ze igihe bizasohorera. Ariko mu kigeragezo unyuramo, mu bibazo unyuramo, mu ntambara unyuramo, niho harimo ibisubizo by'ibibazo byawe. Aho urimo
urimo kunyura, aho urimo guca mu mpano yawe, niho harimo umugisha wawe, niho harimo igisubizo cy'ibibazo byawe, niho harimo kwamamara kwawe. Haleluya! Yesu ashimwe. Kubwo kumujugunya mu rwobo, ku nama yari itanzwe na Benjamin na Rubeni mu mutemunwa, kuko yari afite gahunda yo kumuvanamo, ariko arangaye gatoya babona abishimayeli b'abacuruzi banyuze aho ngaho. Uwari Yuda ati noneho reka umuvandimwe witwaga Yuda, atari Yuda umwe Isikariyote wagambaniye Yesu, ahubwo yari Yuda umuhungu wa Yakobo, ati reka tumugurishe. Bamugurisha ibiceri 30, barangije bamuha abishimayeli bamujyana mu Misiri, bamugurisha kwa Potifari. Potifari nawe arangije amugira umutware w'urugo rwe. Ariko mu nzira tunyuramo, mu bibazo tunyuramo, mu ntambara duhura nazo, niyo nzira. Reka kubabara, reka kwiheba, reka guhangayika ngo ibi bimberaho iki. Oya, reka bikubeho. Niryo rasukiro ry'umunezero n'umugisha ugiye kwakira mu izina rya Yesu. Baronko de rovarde kwase. Uyu mwaka ugiye kuza, iyo niyo nzira urimo gucamo, ugiye kwambuka, wakira umugisha, wakira ibyiza by'ibisubizo by'ibibazo byawe. Nanjye ndimo. Amen. Harabe konfradoya hagontasi mu izina ryayo. Umva Imana iravugana nawe nonaha ngo humura, wihagarike umutima, kuko igihe kirageze, isaha y'Imana irageze kugira ngo Imana igusubize, Imana iguhe ibyo yagusezeranije. Muri icyo gihe Yosefu baramufunze. Umugore wa Potifari avuze ngo yamufashe ku ngufu, ariko amubeshyera. Yosefu agahorana morale, ntabwo abaga muri negatifu, abaga muri pozitifu. Haleluya! Yesu ashimwe. Arimo tuzataha, igihe nikigera tuzataha. Yibukaga iby'Imana yamubwiye ari agahungu gatoya cyane, yahoraga abyibuka ngo nubwo bimeze gutya, igihe nikigera tuzataha, igihe nikigera tuzishima, igihe nikigera imibare izarangira, igihe nikigera umunezero. Haleluya! Haleluya! Igihe nikigera umunezero n'ibyishimo. Amina. Oh, haleluya! Yanezerwa umucunguzi wanjye n'umukiza wanjye iyo nibutse ineza yangiriye, iyo nibutse ibyishimo yampaye, iyo nibutse ko ari kugenda nsohoreza amasezerano uko bukeye n'uko bwije. Imana iraje ibigenze neza nawe mwene data. Amen. Haleluya! Yesu nashimwe. We n'abagenzi bari aho ngaho bateye koraza ngo tuzataha, igihe nikigera tuzataha. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma igihe cy'Imana kigeze, itajya ibeshya kandi igira ukuri, nuko birangira habayeho kurota kw'inzozi kw'abantu babanaga. Noneho morale irarangira muri bo. Yosefu araza ati mbese morale ko nta morale iriho, bimeze bite ko nta byishimo mbabonamo? Baramubwira ati twarose inzozi. Ariko yari inzira ya Yosefu yo gutabarwa, yo kujya ave muri gereza kandi asohorezwa isezerano. Twabonye witwa Ana, umukecuru witwaga Ana, wari ushaje, amaze imyaka 7 ashingiwe. Muri iyo myaka 7 yaje guhana ikibazo gikomeye cyane. Yesu atugirire neza kandi Imana itwiteho. Ngo muri iyo myaka uko ari 7, uwo mukecuru yitwaga Ana, muri iyo myaka 7 nibwo yaje guhura n'ikibazo gikomeye cyo gupfusha umugabo we, ngo amara indi myaka 84 ari umupfakazi. Yesu atugirire neza. Uyu mubyeyi witwa Ana, turamutse tubaze neza tukareba, twasanga 91 7
twongeyeho 84 iba 91. iyo yamaze ashatse ntabwo iyo yamaze mu bukumi bwe avutse ntabwo biri kuyivuga, ariko yashobora kuba yari amaze imyaka myinshi cyane. dufatiye ku rugero rw'ishyingirwa ashobora kuba yari ageze mu myaka igera mu 100. ariko ngarutse kuri Simiyoni we yaravuze ngo Mwami Imana yacu, ngo umwuka aramufata aramujyana amugeza mu butayu, umwuka aramujyana mu rusengero, araza aramwonga ati jya mu rusengero. Yesu nashimwe. ngo iki ni cyo cyagihe cyawe. Haleluya. ndibuka ntabwo nzibagirwa mu kwezi kwa 3 2019 Imana yaransanze irambwira ngo mugiye kubyara umwana. Haleluya. uwo mwana muzabyara nzamukoresha ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye, n'abapfuye azabazura. Yesu nashimwe. ngo kandi uwo mwana niwe imigisha igiye gufungukiraho. ibyo kubyakira no kubyumva nahise mvuga ngo Mana ushimwe, ariko mbibwiye umufasha wanjye bitewe n'ubuzima twarimo, aravuga ngo wapi, ntabwo bishoboka. ndamwe navuganye n'Uwiteka kandi Imana ntabwo ijya imbeshya. Imana niyo mvuganye nayo. haciye iminsi mikeya Imana mu kwezi kwa 3 2019 hamwe mu kwezi kwa 6 uzakira mesaje idasanzwe. ya mesaje idasanzwe ku itariki ya 1 z'ukwa 6. bene data bakundwa, namwe bashiki banjye bakundwa, iyo nibwo Imana yasohoje rya sezerano. nuko Imana irangiza inzara iwanjye mu rugo, Imana inkura mu butindi, Imana ingirira neza. n'uyu munsi dore ndimo ndayivugira, n'uyu munsi dore ndimo ndayihamya. nagiye mu ishuri ndimo ndiga mbwiriza ubutumwa bwiza, ndi pasiteri kandi numva nyuzwe na Yesu. ndamwishimiye mu mutima wanjye kubw'ineza yangiriye. Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya. Ana nawe ngo araza, nawe umwuka yamubwiye. Haleluya. nk'uko yabwiye Simiyoni ngo genda mu rusengero, bimwe nakubwiye. umucunguzi, umwami w'abantu yaje, yavutse, aje mu rusengero, aje gukebwa. Imana ishimwe. kuko mu mihango y'abisirayeli iminsi 8 iyo yashiraga, umwana yarakebwaga kandi akajyanwa mu rusengero. na Yesu yajyanwa mu rusengero ajya gukeberwayo n'abatambyi. Imana ishimwe. nuko Imana ibwira rero Simiyoni ngo genda, bya bindi nakubwiye byasohoye. Imana ishimwe. umwuka wera icyari bukongorere muri aka kanya, mwene data mushiki wanjye, ugikore. ni ukuri ureke gushidikanya. nuko birangiye Imana irongera ibwira Ana nawe ngo genda, igihe kirageze. ariko Simiyoni aravuga ngo Mana sezera umugaragu wawe, kuko icyo wambwiye amaso yanjye arakibonye, amaso arakibonye imbona nkubone. Ana nawe araza ngashima Imana. Imana yarababwiye kuri Yesu, nawe ibyo Imana yakubwiye humura bizashyika. mwene data mushiki wanjye, hari ikintu ngira ngo nkubwire. hari amasezerano atajya asohora, hari n'ajya asohora. amasezerano atajya asohora naho Imana itekereza ikaza ikakwibwira ku cyo utigeze uyisaba. Imana iraza ikakubwira ngo umva, nzakugira neza, nzagukorera ibi n'ibi kandi nzabisohoza. Imana ikagusanga ikakwibwirira. iyo imaze kukubwira iryo jambo, iryo sezerano rirakurinda. ariko tubona ko hari n'abandi bagenda bagasenga bagasaba Imana ikintu, Imana ikababwira ngo ndakibahaye ariko muzirinde. Yesu atugirire neza, ariko muzirinde icyo kintu. iryo jambo ngo ariko ni ijambo rikomeye, kuko ushobora guhomba cya kindi Imana yakubwiye ntigisohore kubera ko wakisabiye, ariko icyo yakwibwiriye giturutse ku mutima wayo. aho wanyura hose, ibyo wahura nabyo byose, Imana irakirinda mpaka igisohoje. Imana itugeneza. niyo yivaniye Aburahamu muri Uriya Bakaludayi imujyana mu gihugu cy'i Kanani, avuga ngo iki gihugu nzagiha urubyaro rwawe. na n'uyu munsi nubwo abise bakoze amakosa bagakora ibyaha bakirukanwa, ariko Imana yagiye ikavuga ngo oya, ndibuka ijambo navuganye na Aburahamu. Haleluya. ko iki gihugu ari icy'urubyaro rwe, ko iki gihugu nkimuhaye n'urubyaro rwe. Imana ishimwe. n'uyu munsi barahatuye. nuko mwene data mushiki wanjye mukundwa, reka nkubwire mu izina rya Yesu, mpagaze
mu butware bw'amaraso ya Yesu kubwo gusigwa n'umwuka wera. Haleluya. Ndakubwira ngo mu izina rya Yesu tegereza wihanganye, kuko uyu mwaka ugiye kuza, Imana ishimwe, ibyo Imana yakubwiye bigiye gusohora mu izina rya Yesu. Kandi ubyakire wizeye, upfa guhagarara muri presence y'Imana, ukirinda gutandukira, uhagarare mu nzira yo gukiranuka, wirinde ibyaha n'ibisa nabyo, usenga usaba Imana gukiranuka, uhagarare mu cyo wavuganye n'Uwiteka, wirinde guca iburyo cyangwa ibumoso, uhagarare mu ijambo ryahanuwe, iryo Uwiteka yavuganye nawe mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibagire neza. Mwari kumwe na Pastor Nkunzurwanda Jean Marie Vianney. Kandi ndagira ngo ukurikire urebe kuri YouTube yanjye, ni Prophecy by Pastor Nkunzurwanda PPN, niyo ngiyo YouTube yanjye. Ushobora kugenda ubonaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana ngenda ncishaho. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikugire neza, Imana ikwiteho kandi iguha amahoro. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, Imana ishobora byose kandi Imana igira neza, ndagushimye ku bwa bene data n'abashiki banjye bumvishira ijambo. Umwuka wera arushaho kubasobanurira kandi arushaho kubigisha iby'iri jambo mu izina ryawe Yesu Kristo, kugira ngo bashe gusobanukirwa no kurindira ubushake bwawe kubw'izina ryawe Yesu Kristo rikomeye. Ndasenze nizeye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, amen. Nuko rero kubw'ibyo, telefone yanjye ni 078 630 396 2. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibaha ibyo mwifuza byose, Imana ibaremere kandi